se wa mukobwa yakomeje kwirukana burundu oya ntari bibre nakantu nashaka kukubaza mwana arabizi ko rewe wantumye ngo ngende kukubariza ngo madame ngese ngagarutse mu rugo ngo ntacyo byabitwaye ariko mani kuba umuntu yagira abagore babiri ndumva nta kibazo wenda ntabwo uri kubona na wa muntu ngo umenye niba ibyo mwaganiye ariko nika ko ntabwo gucira umugore biba bivuze ko utamukunda none se ku buryo ugarutse mu rugo rwawe n'ubundi wenda ntabwo turi kumwe n'uyu mama na mama ntabwo turi kumwe urumva ku buryo uno munsi wenda ngiye nkagusabira imbabazi canke tukasaba imbabazi nk'abagabo bagenzi banje n'ubundi bakomeza kumuca inyuma tabyo byaba bigutwaye wakurondera abandi bakobwa ukuri kije kari mwe mu bushamu bamushaka kumugera mukashanga umuje nawe nakuri yagize ngo kuba nta mucinyo byari bimutwe cyangwa bimutwaye karuka ari mu mugamba hako wamuca inyuma no gusuzugura umugore kandi mwubakanye kandi mwabasezeranye mu mategeko ariko ntabyo baje guca inyuma ikibigo no guca inyuma bize ariko mu gihe atabizi mukajya kubirwa mu muneze nicyo kibazo kandi biguteganya kuzamutsenda baza ubuzamuje nawe nshaka kumusenda baze ariko waruzi ko umuntu hinyegeza abana b'umuntu amubwiye Imana umuntu atayinyegeza ariko kwatura ibyo wakoze kandi ibyo bibi kabyo biguhesha umugisha mu bintu byose ukora ariko rega umenye yuko uriya mukobwa kuba muje nawe yagifu ko mukuru kurusha umugore wanjye kuko umugore wanjye dufitanye abana mbe namukuruze cyane bro dukuri ibintu bya wamusimbura ariko kuba nacinye ngo banaje kuryama yako bakobwa kari kurane nta n'ikibazo ngende ndabira ariko umugore wanjye bagomba kuba ari uwa mbere n'ibibazo byaza buriya uruhande impamvu cyagenda agiye nkiruka uruhande mba ndiho n'urwo umugore wanjye mukuru kuko ni umugore w'agaciro nuba kandi nkunda kandi wanyuma ese breve duvukuri ibintu bya brag tuganire nk'abajene nawe uri umujene nkagenda naho nyene ufise abantu babana kuko genda cyari umusore ntiwonyishinga uyu munsi ibintu bya brag uyu munsi ntushatse gusubira kuri wa mugore ku mugore wawe ku muryango wawe ari uko ujya mukobwa kwirukana ibyo bintu bimenywa n'umutima w'abagabo bose niyo mpamvu mbaza ibyo bintu twagahuye ukazambaza ibibazo nk'ibyo turi kumwe okay oya nta kamera nayindi kwimagina nk'undi kumwe na kamera ugasanga n'amagambo ndi kuyabwira abantu ngo nihengeka ku gikecuru kandi nta gikecuru mfise wasanga unagifite mari zika diditrazire ni ibintu bisanzwe icyo gikecuru reka nizere ko mumeze neza mwe maherere mu mpande z'isi zigiye zitandukanye tubaye ikaze mwa kino kiganiro mwe mugiye gukwana intwari Didier Canye unyite wambahombo kuwahombye yahombye nyina imbere ya kamera muri kubona umuvyeyi uyu munsi nitwe twamuhamagaje ubushize murabona ko duherukana ko agiye kuraba umugabo wiwe umugabo gito abanga umugabo Blaise uko bari babanye ntago ariko babanye nona ahubwo twajya tubanze tumuha ikaze meze neza urongera akajwi dite makuru yawe y'imisi ntago ari meza birumvikana hano ubushize twavuyeyo tutagize umwanzuro twanzura amakuru yifashe gute kuva ukigera mu rugo canke byagenze gute ese ntabwo yeruka kugenda guhangana nabo uratubwira bimwe muri rusange mu byuma z'imisi urimo oya ntago nasubiye kujya guhangana nabo kubera nje narababaye cyane yego mfite umubabaro mwinshi cyane rwose ntago nasubiyeyo gusa amakuru nzi ni uko nzi ko ngo uriya mukobwa yamwirukanye ariko ntago aragaruka mu rugo ubwo rero ntago nzi ahantu ari pe ubushize twaragiye turamusura tugiye kubaza amakuru ya mugore uriya mugore dusanga uriya mugabo wawe arimwo arasaba imbabazi ese ubona urugo rwawe n'urugo rw'uriya mugabo nabizarangirira hehe jewe ntago natandukana nawe kubera ko nta kazi ngira bisa naho ari we warutunze urugo yego ubu biri kugenda nabi cyane imibereho iragoranye ku buryo uyu munsi ugize amahirwe ukabona umugabo ari tayari agushatse akagushira mu mago utakongera gushaka byagorana byagorana ntago wapfa kugenda ku wundi mugabo kuko uvuga ngo mfise abana ngomba kurera kandi abana ntibagomba kwitwa imfubyi zafise ababyeyi bose yego cyane ko anahari n'ubushize yagiye akongera akagaruka yego mfite icyizere rero ko ashobora kugenda akanagaruka kandi abana baramukunda uyu munsi uri kubona urugo rutangiye kugenda ruhengama gake gake kandi mbona mukiri abajene ese
mu kubana mu mubano wanyu nawe ni ibintu byemejwe n'amategeko mu mwaragiye mu murenge cyangwa umuntu uze wambaye impeta yiwe ko mbona intoki zawe nta kintu na kimwe ziri kose ubu nayibitse kubera ko yambabaje iyo ndebye iyo mpeta birambabaza cyane ni ukuvuga ngo yatatiye igihango mu kinyarwanda uyu munsi umuryango wawe wenda n'abana bawe muri kubaho n'ugute iyo ugiye kwa mama wawe canke kwa nyirabo yajya navuga kwa nyoko bukwe nyoko bukwe arabizi canke mama wawe arabizi canke imiryango yawe irabizi ko wahukanye canke arabyigumijemo ngewe narabigumanye kuko nta mpamvu yo kwiteza abo bose ariko ndabona biri kugenda byanga maherezo tuzabahamagara tukareba ko babizamo wenda bakagira icyo bakora yego wenda uyu munsi wewe uri guca mu ntuzenya mu nzira zigoranye uyu munsi inzu uri kubamwe mu mujyi wa Kigali muratuye cyane murakodesheje ntabwo dutuye turakodesheje urumva nyine bibara amanegeka umuntu aba ari mu manegeka ubuzima bugoranye kwishyura inzu gutunga abana nyine biragoye ntabwo biba byoroshye byose ukumva wenda ko mu buzima bwawe uravuga ngo nta kazi ngira ntacyo ukumva ko ugiye guhindura iki mu mibereho yawe icyo nahindura ngewe mu by'ukuri umugabo yaragiye yego kandi sinzi neza ko azagaruka ntabwo nabihamye yego no gushaka icyo nakora ngatunga abana banjye ugatunga abana bawe yego abana babiri uri umubyeyi umwe udafite akazi baba bagoye kurera uyu munsi se ntabwo utekereza ati reka nigendere iwacu aho mvuka wenda aho mvuka nta bintu birebire bya consommation bihaba nkaba nibereye iwacu wa mama oya ntabwo nafata icyo cyemezo ntabwo byakunda ntabwo nagenda iwacu cyane uyu munsi itorero riri kugufasha wenda mu mibereho uyu munsi ugasanga ari ikintu cyagufashije ejo bikanka ejo rikagufasha yego nicyo nari ngiye kukubwira ngewe ndasenga kandi ngira abantu dusengana abo dusengana rero bagenda bamfasha bakaba itorero rikitanga bakanyishyurira inzu yego bakanampahira niyo mpamvu ntawe wayisenze ngakorwa n'isoni oya ariko icyizere cyanjye kiba kigenda kinkora ku mutima uyu nguyu tugenda dusimbira wenda ku mwanzuro w'impamvu naguhamagariye ariko nyine no kubanza tukaganira nkamenya imbogamizi ugira mu buzima bwawe wenda ukazitangaza uyu munsi imbogamizi mu buzima ugira dukwiza umugabo izindi ni izahe imbogamizi zirahari ntabwo zabura ku muntu ukodesheje mu mujyi wa Kigali ubuzima bugoranye yego ntabwo biba byoroshye umujyi wa Kigali avuga ati mpura n'imbogamizi nyinshi izo mbogamizi wabasha wenda kuzitambutsa ngahanye hakagira wenda bakugira inama cyane hakagira bakubwira ati ukwiye kwifata nk'uko nguko umubyeyi cyane bikwiye kugenda nk'uko nguko imbogamizi zirahari urumva kuba wenyine ni ikibazo ariko nanone ku rundi ruhande nkavuga nti ntabwo ari jye nyine wenda hari n'abandi baba bayikundusha cyane imbogamizi niyo kutarana n'umugabo oya je manze nkurangire abagabo baba bifuza kurana n'abagore buri munsi ako bakababura uravuga ngo urabura umugabo wo kurana nawe oya buriya umugabo wanjye nta kintu yavuze kirya gihe cyagiye tujya kumureba urabona ko yahise yigendera akasigana na wa mukobwa urumva nta kintu yavuze ariko iyo aza kugira icyo avuga wenda akambwira ati sinkigukeneye ntabwo ngikeneye kubana nawe ubwo nanjye natekereza ikindi kintu nakora kujya ufite icyizere ko uriya mugabo uzashoboka mwigarurira birashoboka byashoboka kandi natanagaruka hari ikintu utaduhaye mumaze imyaka ingana iki muvanye nawe tubana muvanye mutandukanye nta gihe kirashira hashize nk'imyaka nk'ibiri imyaka ibiri se ntabwo nawe uragenda ko hirya no hino urabona nawe ukuntu wigenza ukihengeka nko ku kantu gakeya uno ukagaruka mu rugo rwawe ntabwo nabikora ngewe urabizi ko nkijijwe ndanasenga urakijijwe mu bwo gusa umubiri tuza tumenya ngo umubiri ni umubiri umubiri ni umubiri ariko kubera umubabaro yanteye bituma ntajya gukora ibyo bintu ntabwo nabitekereza umugabo yanteye ubwoba buriya
kuburyo uyu munsi wenda tugeze tunaganira tunarondera n'umugabo buke uko burya burabona ko umugabo wambaye atangiye kwanga tugende tunironderera n'umugabo gake tunamurondere no ku matangazamakuru kuko se umugabo ntamurondera amaso mu yandi gusa uyu munsi tutabishigize birebeye tutabigize ibanga yego ndabizi ndabona ko ndi muto mu rugero rwawe yego ako wihangana icyo kinone kibazo nkubajije mwino minsi uri mu rugero rungana iki ufite imyaka ingana iki njyewe mfite imyaka 37 aya ni mwabagabo mwe ndababarije aho kantu mwari mwarakantumye ako ndakabajije mu rupfasoni 37 wazi urumva nakoze kumbona mu maso mengo wagira ngo nanje hari ukuntu twakwigenza tukaganira uriya mugabo kumengura mu ruta cyane ntago mu ruta nuko babagabo b'i Kigali tujya kungana ntago mu ruta uyu munsi Blaise aracyafise ubushukoshuko bwo kubeshwa n'abakobwa bari hirya bivanye n'utuntu baba bahuriranamo natwo wenda nimba umugabo wadakijijwe unamusagiye mu kabyiniro ahurira n'abakobwa runaka bishimiye kukurusha wowe ubigenza gute yubumvise umugabo wawe ko adafadika buriya nkuko cyagiye twabivuze ko yigeze kugenda kongera akagaruka bisa naho byampumuye amaso mbona ko mbundi kuriya yongeye akagenda byatumye mbona yuko bimurimo ni ko ntago yabireka ariko buriya Imana nibihindura ashobora kuzahinduka uyu munsi duheruka umugore bari bubakanye yaramwirukanye ubu ngubu ntafite aho kuba Blaise nawe nyine agenda cerakera nk'imbwa nyene ya ruhondo imbwa nyene zambwa zitagira aho ziba uyu munsi bimeze bite araguhamagara cyane ntaguhamagara Blaise ntagamamagara ntagamamagara nanjye simuhamagara wenda igihe kigera azampamagara kandi atampamagara ariko mu myaka 2 mumaze kuvana uyu munsi muravana ejo mugasubirana neje mukavana niko bigenda biteye buriya hari igihe biriya azabigumamo nge nkabivamo umaze kumugira imbabazi inshuro zingana iki ni nyinshi ku buryo uno munsi ateye ikirenge akakugarukaho nta mbabazi wamugirira ahora mu makosa rero twebwe tuje kubazanga amakuru ese yuba yaragarutse ko twabonye bamwirukanye n'ubundi mugore deruka no kugenda kumusura nta kamera iriho dusagasanga Blaise ntawe kibarizwaho uyu munsi bishitse Blaise akagaruka wewe ubwo wabyifata mute byagorana byagorana warazinutswe pe ese uyu munsi wari byiyongoje gute cyane n'ababandi biwanyu nyine bakubwira ati genda tituhanse kano gasuzuguro ntugasuzugurwe n'imbwa y'umugabo hari ukuntu ibintu biba wabwira umuntu ikosa yakoze akakwereka ko we ntari hari akakubwira ati barambeshyera wamubwira uti yewe ibi ndabizi ko ubikora akakubwira ati oya barambeshyera njyewe impamvu nabikoze byari ukugira ngo abantu bose babone ko Blaise ari umuntu ukora ziriya ngeso kugira ngo uvuge ngo naho azihakana gute ucumuga ati ngiyi preve ngiyi iki gihamya yego video irahari niyo mpamvu natumiye itangazamakuru kugira ngo je kumureba bahari wenda dusubire mu buzima bwa kera Blaise umuzi gute mutarashakana mutarabyarana we muza gushakana byatangiye gute wenda duhe histoire yanyu buriya umuntu arahinduka Blaise yari muzima ni yari umuhungu mwiza nk'abandi turakundana nyine turakundana turabana Jesse ibintu byo kumuharabika uyu munsi wenda sinamuvuga nabi kuko burya ngo ahaciye urukundo ngo ntacu gwanga kandi ngaho yaciye nta kindi ndengejeho ashobora kumuvuga nabi ariko mwino Miss Sigaye mbona wenda Blaise wagira ngo ni nk'akamayibobo kuko ndabye wenda no mushatsi we nta suka ari kuwugirira hari imyambarire nayo imeze nabi wagira ngo nyene ni umugabo atafizika afise umugore n'abana biva kuki cyane niwe umutererana cyane mukasanga nawe hari ahantu wamugiriye ukatubesha ngo na amasengesho kumbe nawe hari ahantu wagiye ugasanga ntaho ni Imana ya Mana ubu se tutajya ni Imana y'abandi buri wese agira ahurira nayo
aho dusengera haba hatandukanye. Blaise rero ibyo ntabwo nabivugaho cyane. Wenda uyu munsi murabanye nawe mu myaka ya mbere byari bimeze gute mu mwaka wa mbere? Byari bimeze neza. Bwari uburyohe. Uyu munsi wenda hari abantu bagiye gukora ubukwe uyu munsi. Wabaha inama nyabaki? Abantu bagiye gukora ubukwe. Inama nabaha. Icya mbere ni urukundo. Yego. Kandi ikindi ntabwo nababwira ngo wahita utandukana n'umuntu. Hari igihe umuntu abana n'undi ariko hakazamo akantu gato kakwijimo ukuntu niko nabivuga, ariko akazagira agahinduka wenda kubera ikigare cyangwa se abaye ariko ameze watandukana nawe. Kugira ingo z'abandi tugiye kuzisenya batanumviza ibyo wumvirije nawe. Ntago mbasenye ngewe ibyanjye ndabizi, nabo bafite uko Imana yabageneye urugo rwabo. Wenda hari abana mwino minsi bakiri bato bagiye gushaka bakiri bato, ugasanga uno munsi biragoranye ingo zabo barabuze gihanura. Wenda uno munsi barakwifashije kuri ubuno buzima warabuciyemo, we wabahanura iki? Nababwira kwihangana, kuko nanjye nyuma yuko Blaise agiye ntabwo nigeze nshaka undi mugabo. Kandi ukibona mu maso kuri kiri gatoto. Nyine kuva Blaise yagenda nta wundi mugabo nashatse, kuko ntago ndumva Blaise mu kanwa ke yasohora ijambo ambwira ngo sinkigukeneye. Nabyo arambwira, mu by'ukuri nabimbwira nanjye nzamenya umurongo nzagenderaho kugira ngo ntekereze ko nashaka undi mugabo. Ariko kirazira kubana n'umuntu. Arashobora kuzashaka pasiteri. Ntago mbizi. Ako wowe nk'umwanzuro hagati ya pasiteri na diakoni, wumva ko ari we mugabo washaka? Rero reka nkubwire, umuntu ni umuntu tutarebeye mu ishusho yo gusenga. Yego. Abantu bavuga ngo reka basi nanjye ndabe ko najya kukigira 10. Ushobora gushaka umupasiteri agakora ibirenze. Uyu munsi wa pasiteri bari kugenda bakinjirira abagabo. Gasanga umuntu bamutumiye muri nibature. Ya nibature ugasanga nibature indani yestariyemo ubusambanyi. Ibyo bintu nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu asenga, ubivuga hiki? Ntabwo bikwiye. Ubundi bajya bavuga ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Yego. Yego. Aho burya Yesu yamaze gusengera iwawe. Aho buri kimwe arateranira iwawe. Yesu turahorana. N'ubu turi kumwe. Ari guterana? Yego. Umunsi uhuritse. Arakwikirije. Aho ngiye ngo iki? Arakwikirije Yesu. Mumbwira ko ushaka amafaranga na Kenya. Azayaguha. Azayaguha. Yesu afite byose, muri we harimo byose. Yesu afite byose? Yego. Kandi atamugura afise? Ngo afite byose kandi atamugura afite gusa? Ni umushaka azamuguha. Ngo rero ni indaya. N'abana bazagushingira. Nose mubwiye ngo Yesu bafite abagore benshi, ubwo ko barimwe baratuza twege abana b'Imana batuzi ubusambanyi kandi mukuru wacu, kandi avuga ngo Yesu ngo turavukana. Akaba afise abagore benshi ubwo ngumva batari atwanduza ubusambanyi. Oya, Yesu nagasambana. Arasabana. Reka tujye kure, teke kujya kure y'iby'Imana. Abantu benshi tugiye mu bintu by'Imana. Ari abantu nkunda gutsinda kandi ndabatsinze, kandi uhagaze ku ijambo ry'Imana rya wanantsinda. Musi wanantsinda. Mugana nanjye mfise akantu kuno gutsindisha. Ubundi baravuga ngo Imana reka mbanze ndakwibariza akantu kimwe. Urambwira yego canke hoya. Imana ni ingome canke si ingome? Imana ntago ari ingome. Yo namaze kumutsinda mwavyumvise. Wenda tuvuye mu buzima bwa ntuzaga Blaise, reka twigiye mu buzima, reka tunanze twanambaze n'Uwiteka gatoya. Uyu munsi nciye mu bigeragezo. Muye n'abantu barantegereye kandi avuga ngo ugendana n'Imana ngira kubona, kandi Imana ishobora guhagarika ibintu byose bimwe birakubaho. Guti Imana ifata umuntu bakamukubita imbugita ya mbere yo mwizosi, Imana iri kirareba, bagafatiya kabiri bakayimukubita, Imana iri kirareba, ntifata uwo muntu afite imbaraga zo gusogota igisu imuhagarikire hejuru.
biriya rero ngewe uko mbibona nkuko nakubwiye ngo Imana ntabwo ari ingome ariko Imana igira inzira nyinshi ishobora kunyuzamo abantu bayo nkuko Bibiliya ivuga ngo nta uzagera kuri data atanyuze mu rupfu. Yego, wa muntu ashobora urahinduye Bibiliya urayihinduye. Bamwe bavuga ngo Yesu aravuga ngo nta uzagera kwa data atanyuze. Yego, ariko Yesu ni urupfu. Yesu yagiye kwa papa we anyuze mu rupfu ntago urabizi nawe. Rero buriya hari igihe Imana ibikora babikora ireba kugira ngo wa muntu wayo imunyuze mu nzira y'ubusamo atarakora ibindi bintu bireba. Uzi cyo ikintu twemera twemera ubundi hari ikintu ari cyo bita bibliothèque. Ubundi Bible iva muri bibliothèque ni ububiko bw'ibitabo. Urumva? Yego. Rero ibyo bintu tuba tubona byanditse ni nk'uko uno munsi wewe wakwandika igitabo cy'ubuzima bwawe cya Blaise nawe ukagikwirakwiza isi yose. Urumva? Nyine abantu bose bakamenya ko Blaise ari umuhemu kuri wewe kandi siko tuno munsi yaje arahindutse. Rero twega abantu tuba dusenga nkanje nk'umukozi w'Imana urabona ko ntumba meze. Ntabwo yabyashaka reka twisimbire mu buzima bwacu bwatuzanye. Uyu munsi w'ikintu nje kukubaza nyamukuru nuko Blaise yateye imbere ambwira ngo ndagusabye ubuzima mbayemo kuri ya mukobwa bwabaye ikibazo arifuza gusubirana nawe uramenyesha nyabake. Niko yagutumye? Yego, masengesho yakoze. Oya da, yari mubwire ngo azabitekerezaho azakubwira. Ngo iki? Nge nzabitekerezaho. Kandi n'umunsi we wamushakaga none n'umunsi arakugarukiye none nawe urihindukiye. Ntago nzi impamvu Blaise agarutse. Ntago nyizi, sinzi n'ikimugaruye. Igihe cyose yaramaze kandi agarutse kurera abana. Wowe se Blaise koko Mana ntago nzi ikintu kimugaruye pe. None se ubu ngubu nimba agarutse akabaje kuraba abana n'umugore, nimba wowe hari cyo wikeka we naje usanga warazanye ikindi gisaza mu nzu nta wabimenya ko bigezweho ko ndabona ko ntubusa nkuko nta mugore asa nkuko data wisiga utuvuta tukamufata nta mugabo afise. Mugisha ukuri nawe ureke kutubesha. Byose ni Uwiteka. Uwiteka arashamaje. Kuri pe. Noneho uno munsi wenda umwanzuro nyamukuru ugiye kumbwira n'uyu. Jewe niba Blaise yagutumye ndifuza ko tuzakorana ikiganiro na Blaise. Have none ndamuhamagare numvize mbabaza avuga ko yanazivugira n'imbere y'itangazamakuru ndanamuhamagare namwumve neza kuko jewe yantumye ngo arashaka kugaruka mu muryango we kuko n'uriya mukobwa n'undi ntabwo yaramukunze ahubwo yaragiye gushaka iby'abana burarira. Ariko se munyamakuru oya reka twagiye mu rugo rw'ura mukobwa wabonye ndushiki usibye rari rya Blaise wabonye ndushiki. Wewe si kina gusumbya nuko wambara ibitenge nuko wambara ibitenge nawe akambara intuzenya agapantaro. Icyo gusa nicyo cyonyene kabisa. Mbashe ndagumuguhamagarire mbanze numve ibintu yantumye numve ko byaba ari sawa kumuhamagara. Halo. Salama. Pre amakuru yawe. None se wa mukobwa yakomeje kwirukana burundu? Oya ntari Bible nakantu nashaka kukubaza mwana urabizi ko rewe wantumye ngo ngende gukubariza ngo madame ngese ngagarutse mu rugo ngo ntacyo byabitwaye. Mani ko umuntu yagira abagore babiri ndumva nta kibazo wenda ntabwo uri kubona na wa muntu ngo umenye niba ibyo mwaganiye ariko nika ko ntabwo gucira umugore babivuze ko utamukunda. None se ku buryo ugarutse mu rugo rwawe n'ubundi wenda ntabwo turi kumwe n'uyu mama na mama ntabwo turi kumwe urumva ku buryo uno munsi wenda ngiye nkagusabira imbabazi canke tukasaba imbabazi nk'abagabo bagenzi banje n'undi bakomeza kumuca inyuma tabyo byaba bigutwaye wakurondera abandi bakobwa. Ukuri kije kari mwe mu gusambu bamushaka kumugera mukashanga umuje nawe nakuri yagize ngo kuba nta mucinyi byari mutwe cyangwa mutwaye karuka ari mu mugamba hako wa mucinyima no gusuzugura umugore kandi mwubakanye kandi mwabasezeranye mu mategeko. Ariko ntabyo bazi gucinyima ikibigo gucinyima bize ariko mu gihe atabizi mukajya kubirwa mu muneze n'icyo kibazo kandi biguteganya kuzamusenga baza uzamuje nawe nshaka kumusenga bazi. Hako waruzi ko umuntu yinyegeza abana b'umuntu mubw'Imana umuntu atayinyegeza ariko
kwatura ibyo wakoze kandi ibyo bibika byo biguhesha umugisha mu bintu byose ukora. ariko rega umenye yuko uriya mukobwa kuba muza nawe yagifu ko mukuru kurusha umugore wanjye kuko umugore wanjye dufitanye abana nzi namukuruza cyane. Bro dukuri ibintu bya wamusimbura ariko kuba nacinye ubwo najya kuryama nako bakobwa kari kurane nta n'ikibazo ngiye ndabura ariko umugore wanjye bagomba kuba ari uwa mbere n'ibibazo byaza buriya uruhande impamvu cyagenda agiye nkiruka uruhande rwa ndiho ni urw'umugore wanjye mukuru kuko ni umugore w'agaciro nuha kandi nkunda kandi wanyuma. Ese bro duvukuri ibintu bya brag tuganire nk'abajene nawe uri umujene nkagenda naho nyene ufise abantu babana kuko genda cyari umusore ntiwonyishinga. Uyu munsi ibintu bya brag uyu munsi ntushatse gusubira kuri wa mugore ku mugore wawe ku muryango wawe ari ukujya mukoga kwirukana. Ibyo bintu bimenywa n'umutima w'abagabo bose zima mbomba ibyo bintu twagahuye tukazambaza ibibazo nk'ibyo turi kumwe. Okay, uzi ikintu ngenda gukorera Kizima? Uzi ikintu ngenda gukorera Kizima? Fata akamoto. None nkubwira ahantu duhurira. Nabya kamera ariko sinye nta kamera je ndibushireho kuri nice wewe duhurira kuri nice corner. Nta kibazo ariko nizere ko jewe tugira ibintu tunagirane n'inama mani twese tuba turi mu buzima nk'ubu ko nanje arigihe nanje samara gatugasanga nihengetse ku gikecuru wako nyene ndabivuze kuri kamera ra. Nta kamera nabivuzeho naho ati nayinzi ngo ndabisize kuri kamera uko ubuzima bwanje mbanze ko burimo kamera kuko nta kamera nabisizeho. Wewe ufata akamoto yanankupipe semane ndasubira kumuhamagara gute koko mwabantu umvise umva ko yisubiyeho ibintu byahindutse ako je ndakeka ko impamvu ariko gusaba imbabazi ari uko uri amukoga yamwirukanye. Reka nkubwire hari ikintu Breza avuze numva kirambabaje ngo gutunga abagore babiri ntacyo bimutwaye ngo nta kibazo buriya rero yabitekereza kumva Ari ko ufite kamera uri kubona mu cameraman Imana nacu ngiye mvuga nawe. Oya nta kamera nayindi kwimagina nk'undi kumwe na kamera ugasanga n'amagambo ndi kuyabwira abantu ngo nihengeka ku gikecuru kandi nta gikecuru mfise. Basanga unagifite mari zika ditrazire. Icyo gishashe ihanda inangiriye wewe ntari bifata akamoto wewe turahahurira ntari bikabisa nanjye ngiye gucimbura mfata akamoto vuba hama tugiye ibyo tuganira nk'abajene kandi fise no mujyanama mani hagiye tuba dukeneye n'abajyanama batugira inama nk'urubyiruko. Popo abanguka musaza twe tumutegereje kabisa reka twe tumutegereje akubona ubuzima babayemo uzi ko yanyumvise nakopye ntabwo biba byoroshe. Breze rero hari ikintu navuze kimbabaje ngo gutunga abagore babiri ngo nta kibazo si kuki habaho itegeko ryo gusezerana n'umugore umwe ngo nyine ntitwamenya ahubwo ave nkwereke ikintu turi bukore reka ikiganiro cyo tukigarukirije ngaha urumva wenda turi ko turakorana cyo tukigarukirije ngaha ahubwo cyo tugira yandi magambo tuza kumubaza tuza no kuvuga kugira ngo mujyanye ngo wavuze menshi ngo uvuga menshi ngo ugasanga ngo ubuze ngo nayo ntuzenya. Nta kibazo mugende mubanze mu mubaze. Oya untegereza ahubwo turi kumwe ngaha kuko ntazi ko turi kumwe ako naza cameraman uri tayari ucushira n'undi agakamera ndamwinginga ndabizi yicara imbere yawe tugira ibibazo tumubaza. Ntabwo ushaka kumuhura nawe? Oya ntago niteguye. Ese ndabigenza gute mwabantu mwe ko bari bantumye ngo ngiye kunga bano bantu Hese ubwo gura bigenza gute ese muze kumbere yibamba kandi bushize ro wanyiyambaje umeze neza. Oya ndacyababaye ndacyafite agahinda ntago niteguye. Basi mbabarira gusa umubwira amagambo abiri numva gusesereje uce bihagurukira wigende. Mwihorere ntago nshaka guhura nawe. Tuzahura ubutaha nanjye nabitekerejeho. Yesu we akintu nabirenzaho Yesu kujya ujya kwitahira. Yego ugiye gutaha tudahuye nawe. Yego sha ubwo nyene jewe nta kintu narenza hose nta mutegeko uyu nguyu cameraman uramfasha tuganire naya nta yandi twarenzaho ko tuba tumwe turavuga itiku kandi nta mpamvu yo kwinjira mu itiku. Ubwo wagize nawe yabitekerejeho nabanza guma hari itekerezeho ubuzima bayemo banze bumwigishe bumuhisomo ni bumuhisomo nibwo azaza akaba umugabo nyamugabo. Ubu ntago niteguye kuba namubabarira.
muze wakoze kwana natwe yego murakoze namwe gusa nyene wumve nyene kugiyumba baje nari nzi ko ngiye gukora akantu k'abantu k'abagabo nanjye ndababaye cyane kurusha wowe Yesu we ihangane ese ndabigenza gute nyine taha ntahe kumera matuze ngibikoresho uraguma wicare nga nta kibazo ntacyo nditahana Kungugo mwa abantu mweje ico nagomba gukora cyari cyo ngicyo ubutumwa bari bantumye bwo kuvuga ngo baje ngo kuyaba ko busaba imbabazi biranse nta kindi nakora kungugo nyeka tugarukirize ngaha mwe twabanye mwo muvyeyi mugira ibyo mumwandikira muri commentaire zanyu muze muzandika turabicyo tugomba gukora nicyo tugomba kugira iki nicyo tugomba kureka kungugo inama mutugira zatugeraho reka twizere ko mwaba muri tayari mu biganiro byacu utakoze subscribe ukora subscribe yango washe kuza ubona ibiganiro bya buri munsi byacu ubwo ikiganiro nakagarukanye nta hani nabigenza bye bye